Rw'Umusirikare baribwa ndaca bamaze urazi yantwari kiriya nagico tagura umugabo wawe uriya ndaca zandwara ujya nuzi gutangiye kuba guca uramo mwambaro uri nduburi mu bwiherero sha ariko sha horo wae hano ndakuzanye hano sini wani buriya rero ndimo kukubwira ngo mu minsi mikeya ngiye kuzajya no hanze nkiza tuzubaka ibipangu twagure dushake n'ibindi bipangu urabyumva ute se? Ndabyumva neza cyane. Afite gahunda yo kujya hanze se? ahubwo buriya dore ikibari cyarangiye n'umunsi nibwo ndi bugende ngo siko nari nzi ko uzataha ejo. n'umunsi nibwo ndi bugende nawe wateguye imyenda? nayiteguye. ikibazo uze kwitunganya vuba vuba kuko mu kanya gatoya nibwo bampamagaye ngo ikibari cyarangiye. Ariko nawe ntabyari witeguye. urebye nyine ntibiri aho ngaho nararyohewe ariko nayo ngukumbuye. urumva rero niyo mpamvu ko urabona hari igihe njya nza ngukumbuye ngibagirwa ko ndi busubire ku kazi. niyo mpamvu utabizirikana. niyo mpamvu ndabizirikanaga ariko bampamagaye byihutirwa ko ngomba kugenda. hari utuntu nashize hariya hakurya tundebere uze ngenda urebe neza nyine utegure. Nesheri nzagukumbura pe. nanjye urebye nzagukumbura n'ukuri. ndumva mbabaye. Anda umutware wanjye yagiye giruze vaye yagiye. nanjye naragusariye pe giruze. oya yagiye mvuye kumuherekeza. nanjye ndakwemeraga. Oh yes way. Oh yes on the road to Georgia. Jawa Johnny. na jene Yamamare wawe. Come on chan. Gaje shit. Ndakoja aki. Nziza cyane mbese nyine cyane aho uri kibazo sheri naje jewe urabizi kera gukunda haraduwa jewe urukundo rwanje rwose nararukumbuye. yari iminsi jewe umutima rwanje rwashwanyikiye mu rwawe nanjye umutima rwanjye cyashwanyikiye mu rwawe. nta kibazo kabisa. Sasa ariko mabuja ariko sa muhungu we ibintu nakubwiye ngukore wabikoze noneho mbebera asinzi. ubwo se amasaha iyo wifashwa ugejeje amasaha utarakoropa utarakubura ntiwari wanateka uzi ngo nariye iki? mabuja nakoropaga hano ariko umukozi we ngiye kuzakwirukana ngiye nakuzandusha amategeko nkawe uri mu rwawe. nakoropaga buriya ariko buriya ariko se nzabigire sasa gira vuba maze rero nateka umuntu arashonje. ndateka iki mabuja? ubwo turateka ikubundi usanzwe guteka nk'ubwiriza ibyo uteka. ubundi cyane urabizi yuko jewe nta kibazo
jewe nta kibazo kabisa ndetse wakwambara ikote umutima gwanjye gwaragushwanyagurikiye umva nta kibazo ariko umugabo wanjye dufashe najya dufata arega n'imana nayo irarebaga ikavuga ngo jewe mpita mubwira umugore wanje kino mpita mubwira umugore wanje aza kubona ngo nameze neza wahita uba uwanje jewe ngenda kwemera ko mwana mukunzi wanje ahubwo se twazamujya ngo bino bipangu tukamwihaka oya njyewe umugabo wanjye ndamukunda nubwo amuca inyuma ariko ndamukunda nta kuntu wazamwihakana ukaba umugore wanje ntabwo namwihakana none se sheri wanjye reka tuwarete nkagera kuri tuwarete nyereka tuwarete oya ahubwo nabonye abagira ziri hariya cyari ngeza kuri tuwarete kabisa kuramo umwambaro ubu ndi uri mu bwiherero sha ariko sha woruwaye hano ndakuzanye hano hano se ni iwanyu banyumira wari ndakuzanye tonde nta muntu umenyeraga buriho njyewe Yamamare nakumanya mama nimamagara mabuja ni isaha mabuja siriki hano mabuja jamwe iki gipangu gutase mabuja atakayagamera cyane bo munada muri tuwareta agasanga wibereye mu bintu bitanditse kureba kapo kahambira apasaguzo ajya mabusha ngiye gukora iki ako tata ujya wumva ntujya wumva amasuku wayasoje amasuku ariko narago tata wayasoje ntiwayasoje baje naragowe pe ninjye mfite abakozi naho abandi bose ni ukubeshya suriya mukozi noneho ndamugenzura tata wayasoje ntiwayasoje amaki amasuku ajya ngo duteke ariko tata ubundi usanzwe uteka nkubwirije ibyo uteka tuyokeho ibiryo ntabwo iri hariya ikibazo neza kugenda ugateka uyera ko nijoro twaraye turi ifiriti n'intuza n'isambaza genda uteke umuceri n'intuza hari izingaro hari togo hari karantingi koti ushaka iyi genda uteke togo mabuja naje rata wabeshere genda cyane cyaje kose kwa tata genda ariko niba kubwengo gano ndaje mabuja ubundi cyane kubita gushaka urambwira njembe go kubitira cyane reze bazanye ntabwo numva wamukubise umukozi wawe nawe uramukunda umukubise akandega akoreza kuri boss akandega kuri boss nanjye ariko rero cyenda gukunda go umutima gwanjye gwashwangiye kugaho ndagukunda n'ubundi mukozi ndagukunda oya tata ni umukozi mwiza ariko sheri uraye biryoshye mu kanya umva ndemenye nanjye ndavuze ati nzagukunda karamata ingo jewe umukozi agukunda iminsi yose ariko njye mfite ikibazo cy'uriya mukozi azandega kuri boss cyane ndo cyabivuga rumva rero ahubwo kizabivuge tuzahita tucirukanisha ewe simbi ubundi cyane ndagukunda ndabizi byo ntabwo nakwanga mu buzima nanjye urabizi ko ngukunda ariko nawe mwana sheri umeze neza maze rero uricana uzi ko narindi ubururu kujaje turajyamo mu buriri kumva meze ngaho ari marayika wundi kumwe nawe meze nguri mu ijuru ningo mu buriri sashaye ni byiza ubwaryohewe pe jewe buriya wanesheje umukunzi mwiza umva mbese no mu buriri narindi kwishima ngavuga ati mana koko sheri wanjye ni umuntu mwiza cyane ningo ni byiza ubwo wishimye nawe ubundi iranjye ndayingogo ni umusirikare zibariya oya wintukire umugabo oya aho ngaho waba ushatse kurengera uriya mugabo ni uwisezerano imana yampaye ariko umva oya aho waba ugeze aho kurengera ahubwo njyewe mfite ikibazo tatara azambega kuri boss cyane ucabivuga reze boss yo twamaze kubikora kandi nta kibazo nzagukunda karamata mu buzima bwanjye bwose uwikanze nubwo urikanga abasirikare barimbwa ntacyo bamaze urase yantwara kiriya ntago icyo atagura umugabo wawe uriya ntacyo azandwara ubya ntuzi ko utangiye kuba guca